Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane, mbaramukije mu izina rya Yesu. Turagaruka, tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Petero wa mbere, ibice bibiri, umurongo wa kabiri kugeza ku murongo wa gatanu. Ngo mumere nk'impinja zivutse, mwifuze amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze mu gakiza. Niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere, ni we buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, riba iry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube mu inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Ijambo riratubwira ngo twegere tujye kuri iryo buye, aba ari twebwe twikomeze kuri iryo buye, kuko ngo iryo buye ngo ryanzwe n'abubatsi, kandi abubatsi baryanze ngo ariko ari ryo rikomeza imfuruka, kandi ni iry'igiciro cyinshi. Rero dukwiriye kuba twiyometse cyangwa se turi kuri iryo buye kugira ngo tube twubatswe neza, tube turi inzu y'umwuka nzima umwami Imana abasha kubamo. Nuko tugomba kuba turi muri Yesu koko, umwuka wera aba muri twebwe, nuko tugomba kuba turi muri Yesu. Umwuka wera ntabwo azaza tutari muri Yesu, bivuze ngo tugomba kuba turi muri Yesu kugira ngo tube turi bazima, cyangwa se dufite mwuka wera muzima, tube turi inzu nzima ya mwuka wera arimo. Imana ibahe umugisha. Rero iri ni ijambo ukwiriye gutekereza ukavuga uti nkwiriye kuba niyometse kuri iri buye, nkwiriye kuba ndi kuri iri buye bw'Imana, nkwiriye kuba mfite urugero ndiho. Yesu abahe umugisha, abagirire neza. Ndabakunda, iri jambo ringirira umumaro kandi nawe rikugirira umumaro.